Dore business 10 wakora hakiri kare abantu benshi bagiye kuza gukora kubera AI igiye kuza gukora imirimo yabo bari basanzwe bakora. Ndagusuhuje kandi nguhaye n'ikaze. Dore ikintu kibabaza kandi giteye agahinda ni ukujya ku kazi nk'uko usanzwe ukajyamo ukabona shobuja araje arakubwiye ati itahire ntabwo ukiri umukozi wacu, ukishaka impamvu itumye kwirukana ukayibura, nawe ubwe wamubaza impamvu itumye kwirukana nawe ubwe akayibura. Gusa ntiyabura n'urwitwazo na ruke yakubwira, kandi ubwo akwirukanye nta nteguza, wari ufite imyenda ku ruhande, wari ufite imishinga utarageraho, wari ufite inzozi nyinshi kandi nziza wifuzaga kuzageraho. Ibi byose niko bigiye kugenda mu gihe kiri imbere kubera AI igiye kuza gukora imirimo yose twakoraga. Birumvikana ko abantu benshi bazagirwaho ingaruka n'imirimo bakoraga kubera AI. Hari abantu bibereyeho neza, batuje, batekanye, bafite amahoro, nta kibazo na gitoya bafite kuko bifitiye akazi keza katabatera stress. Hari imirimo myiza bafite kuko bahemberwa ku kwezi, cyangwa se hari n'abantu bafite imirimo myiza ariko bikorera. Abo bose twabonye neza ko AI igiye kubivangamo ikagabanya abakozi n'imishahara bamwe na bamwe ikiyongera, abandi bakabura akazi. Muri abo bantu bose bari muri iyo mibereho myiza bitewe n'akazi bari gukora cyangwa se bari kwikorera, abo bose bazi neza ko mu gihe gitoya AI izaza ikabasimbura ya mirimo bakoraga AI ikayikora. Nubwo abo bose bazagirwaho ingaruka na AI, ntabwo ari abakozi bose bazabura akazi. 1/2 cy'abakoraga iyo mirimo kizataha, ikindi 1/2 gisigaye nicyo kizasigara gikorana na AI. Iyo mirimo yose kwizaza gukorwa na AI twarayibonye. None uyu munsi tugiye kureba imirimo itazagirwaho ingaruka na AI, imirimo AI itazaza gukorana gatoya. Uwayikoraga azakomeza yikore, ingaruka zizaba nuko ahubwo abantu benshi bazazihungiramo nabo bakaza kuyikora, kuko siko bose bazi gukoresha AI, kandi ikindi siko bose bazabona iyo mirimo, ahubwo abenshi bazahungira muri ya mirimo AI itazagira mu kuboko. Rero ntujye kure, tugiye kureba iyo mirimo 10 AI itazaza gukorana gatoya. Reka mbanze mpikaze umuntu wese ugeze ahangaha, kandi by'umwihariko umuntu mushyashya ukigera ahangaha utarakora subscribe, namusaba kuyikora kugira ngo ejo n'ejo bundi azajya akurikirana ibyigisho bizajya binyuzwa ahangaha, haba ari byo kwihangira imirimo muri business, mu mafaranga makeya waba ufite cyangwa se ufite na menshi, ukamenya uburyo wabyaza umusaruro, n'inkuru zicukumbuye zo kubyaza umusaruro ku mafaranga makeya ufite, ndetse n'ubushakashatsi bw'iki kinyejana cy'ubwenge buhangano bwa AI. Abantu ba mbere batazagirwaho ingaruka na AI bazabaho nk'abasirimu gusa bakagira imbogamizi z'uko abantu bose bazabihungiramo bakaza kubikora ni abafundi. Ntabwo AI izaza gufasha abafundi kubaka, ikizabafasha ni agace gatoya ko kubakorera dovi cyangwa se kubafasha gushushanya uko inzu ugomba kuzaba yubatswe, ariko ubundi imirimo y'amaboko yose izakorwa n'abafundi. Aha impamvu ntabwo AI izaza gukata icyondo, ngivoma amazi, ngifata itafari igende rishyire ku nzu. Abantu bwabo n'imbaraga zabo nibo bazabyikorera mu bwenge bwabo. AI ntaho izahurira n'aba bafundi na gatoya. Ahandi ha kabiri AI itazigira yivanga mu mirimo yabo, izakomeza igakorwa n'amaboko yabo n'ubwenge bwabo, ni abakanishi. Mu mbaraga z'umukanishi n'ubwenge bwe ni uzamenye gukora imodoka bitewe n'uburwayi yayibonyeho, akumvikana na nyiri imodoka, niba ari urusinga rwaye akarushaka, niba ari ipine yatobotse akayihoma, ubundi akayisubiza mu modoka, akabarirwa amafaranga y'akagenda. Bivuze ngo muri ubu bukanishi ntabwo AI izigera ihura n'ibi bikorwa. Abantu ba gatatu tazigera ahantu bahurira na AI ni aborozi. Ubworozi bwawe bwaba ari ubw'amatungo magufi cyangwa amatungo maremare, ibikorwa by'ubwo bworozi bwawe bwose ntaho bizahurira na AI. Umworozi ubwe ntuzamenye uko amatungo ye ameze, niba yariye, niba yishwe n'inzara, niba yaryamye neza, niba yarwaye, niba ari gutanga umusaruro, niba ari guhomba. Ubwe wenyine ku giti cye ntuzikontorora umutungo we niba uri guhomba cyangwa se uri kunguka. Impamvu nyamukuru yumvikana neza nuko AI itazaza kugufasha muri ubwo bworozi bwawe, haba mu masuku, haba mu kuyahirira, cyangwa se n'ibindi bikorwa ibyo ari byo byose bijyanye n'ubworozi bwawe. Uyu mworozi azabaho uko ashaka, imbogamizi izagira n'imwe, nuko abantu benshi bazabura ibyo bakora, hafi ya bose bakaza kuba borozi, abantu benshi bagatangira kubikora. Abantu ba kane batazagirwaho ingaruka na AI, gusa ibyo bakora bikazaza gukorwa n'abantu benshi
bazaba baragizweho ingaruka na AI ni abamotari. Umumotari azakomeza akazi ke nubwo abamotari baziyongera bakaba benshi, ariko imirimo yo gukorwa na AI aha ntizahagaragara. Umumotari muvugana urugendo ugiyemo, ukamuha icyerekezo cy'aho ugiye, mukumvikana amafaranga, ubundi umumotari akakujyana epfo muri karitsiye mu cyaro cyangwa se mu makaritsiye mu mujyi, ariko aha AI ntabwo izigera ibigerageza na gato. Hari ububasha n'ubushobozi umumotari afite kuri moto ye, ariko AI nta robo yagira ubushobozi bw'umuntu bwo gutwara moto ngo mwerekeze mu cyaro cyangwa se mu makaritsiye ahantu runaka. Bivuze ngo ubumotari AI nta kuboko na gutoya izigera igiramo. Umurimo wa gatanu AI itazaza kuvangira uwawukoraga ni ubutekinisiye. Abatekinisiye bakora ibikorwa bigiye bitandukanye, harimo gukora amatelefone, amateleviziyo n'irindi koranabuhanga ryose rigiye ritandukanye, ariko rikoreshwa n'amaboko y'abantu n'ubwenge bwabo. Ntabwo AI izaza kubigerageza ngo ibikore na gatoya, kuko pfusha telefone yagira ikibazo cyangwa se mudasobwa yawe ukajya kureba umutekinisiye akaba ari ubigufashamo. Iyo abigufashijemo mwumvikana amafaranga. Aha AI ntabwo ari izaza kubigukorera ngo nupfusha telefone iba ari iza kubigufashamo. Oya, uzagenda ubwire umutekinisiye, ubwire ikibazo uhuye nacyo akigufashemo, AI itabijemo na gatoya. Abantu ba gatandatu batazahura n'ubwenge buhangano bwa AI ni abakinnyi. Umukinnyi nawe akoresha imbaraga, amaguru ye n'amaboko ye n'ubwenge bwe kugira ngo agere ku mukino ashaka kandi awukine neza. Aha AI ntabwo izigera na gatoya yageze mu ikipe ngo ibashe gukina ngo isimbure umukinnyi runaka cyangwa se mwongerera izindi mbaraga runaka, nuko byashobokaho gatoya, ariko mu mukino uwo ari wo wose wemewe uzakinwa n'abantu. Bivuze ko AI ntabwo izigera yivanga mu bakinnyi cyangwa se mu ikipe cyangwa ku mukinnyi runaka. Ahangaha AI ntabwo izigera yinjirira cyangwa se ikora ibikorwa by'abakinnyi ngo isimbura abakinnyi bakinaga cyangwa se ibaha ubundi ubushobozi bwo gukina kugira ngo bagere ku ntsinzi runaka. Abantu ba gatandatu bazahirwa n'imirimo bari gukora kubera AI itazigera igira mu kuboko mu bikorwa byabo ni abahinzi. Abahinzi baravunika kandi ubuhinzi buravuna koko. Ibyo wahinze kugira ngo bizatangire kuguha umusaruro biba byaciye mu nzira ndende. Kubyuka mu gitondo ugafata isuka ukajya mu murima ukarima, ejo ugatabira, ejo bundi ugatera, ejo bundi ukabagara, ejo bundi ukabagurura, ubundi ugasarura. Ibyo byose ni inzira ndende zikoreshwa n'amaboko y'umuntu, mu gihe AI ibingibi itabyivangamo na gatoya, kuko izi nzira ndende si uko itazishobora, ahubwo nuko itakwiteza ibyo byondo n'ibishanga n'amazi n'imvura n'izuba n'ibiki byose. Ibyo ngibyo ntabwo yabyiteza. Birashoboka ko wenda mu gihe kizaza iri koranabuhanga rizaboneka, amarobo azagenerwa kujya guhinga mu bishanga agakora ino mirimo isanzwe, ariko ubu tuvugana nta ruhare runini AI ifite muri kano kazi k'ubuhinzi, ndetse nta nubwo izigera ibyinjiramo mu gihe cyose ataraboneka andi marobo yagenewe gukorwa bino bikorwa. Ku mwanya wa 8 abantu batazigera bahura n'ubwenge buhangano bwa AI ni abatayeri. Ubutayeri buzakomeza bukorwe uko bwari busanzwe bukorwa, ariko AI ntabwo izigera iza kugerageza aya mahirwe y'abatayeri nayo ngiye akore ngo igufate, igupime, ishaka igitambaro na kigipime, igikate, ikidode, irebe niba kigukwiriye. Ntabwo ubushobozi AI iri yabugira bwo kuzaza kura cyangwa kugabanya abakozi b'abatayeri bari basanzwe bakora uyu mwuga. Ku mwanya wa 9 ariho abantu benshi batajya babivugaho rumwe ni abacuruzi. Iyo havuzwe ubucuruzi butazagirwaho ingaruka na AI, hari ibikorwa bimwe na bimwe AI izakora, ariko hari n'ibindi itazigera yinjiriramo ngo ijye kubikora. Urugero nk'ucuruza imyenda, inkweto, imyaka, ibiribwa mu masoko n'ibindi bigiye bitandukanye ntabashije kuvuga, aha AI ntabwo izabikora. Ariko hari ibikorwa bimwe na bimwe twabonye AI izaza gukora mu bucuruzi, nko muri serivisi, kwakira abakiriya, kubaha ibiryo, kubahereza, kubagarurira. Ibyo bikorwa nibyo AI izakora. Ariko hari ibikorwa bigiye bitandukanye bindi ku ruhande twabonye AI itazigera ikora. Bivuze ngo hari abacuruzi bazakoresha AI, ariko hari n'abacuruzi batazigera aho bahurira na AI. Ku mwanya wa 10 w'abantu batazahura n'ubwenge buhangano bwa AI ni abogosha, salon de coiffure. Nubwo mu bihugu by'amahanga byateye imbere, ahangaha amarobo ari kuboneka ari kogosha abantu, ariko siko amasaro yose yakogosha abantu. Wenda mu mahanga aradefiriza, akogosha cyangwa se agatunganya imisatsi y'abamama n'abagore n'abakobwa, ariko ntibyakunze kugaragara aho robo ifata imashini ikogosha umusatsi ikagogosha uko ushaka, usibye ufata umutwe wawe ukawushyira mu kintu cyabugenewe, ubundi ugakanda kuri nimero uko ushaka kwiyogoshesha umusatsi wawe, ikagenda ikakogosha kwa kundi cya gishushanyo wabonye cyangwa se ya pica wemeje ko ushaka kwiyogoshesha nkawe. Ibyo birashoboka, ariko
ariko hari amasaro yo mu cyaro byanze bikunze yatazagomba gukoreshwa na AI, azogosheshwa n'intoki z'abantu, amaboko yabo n'ubwenge bwabo. Aha AI ntabwo izigera ihagaragara na gato. Iyi mirimo yose tubonye uko ari 10 yose ntabwo AI izigera na rimwe iza kuyivangamo cyangwa se ngo ize kubafasha kuyikora. Mbibutsa ko AI ntabwo izabije gusimbura abakozi, ahubwo izabije gufasha abakozi kugira ngo ibyo bakoraga bikorwe neza kandi mu mucyo, mu buryo busobanutse. Umuntu uzabaho kandi akabaho neza n'uzaba ufite ubumenyi kuri AI. Niyo mpamvu duhora dushishikariza abantu bose twige AI, tumenye kwihangira imirimo, ibyo twakora byose tubifitemo ubushobozi n'ubushishozi, kubera ko imirimo iri imbere izakorwa na bake uburyo bugaragara. Rero nsoza, hari icyigisho cyabanjirije iki ngiki kivuga imirimo imwe n'imwe izagirwaho ingaruka na AI. Ibyo dukora twizeye ko tubirimo neza, nyamara tubishidikanyemo, kuko isaha n'isaha ubushobozi bwa AI bushobora kutuzaho cyangwa se tukabimenya ababikora bamwe na bamwe bagasezererwa ku kazi, nyamara wari uzi yuko ako kazi uzakarambamo. Nyarukira kuri iyo video ubundi uyirebe, nzi neza kuza kwavana isomo rikomeye cyane kandi rizahindurira ubuzima bwawe. Reka ngushimire kuko ugejeje aka kanya tukiri kumwe, ukabanye nanjye wahereye ku munota wa mbere ukaba ugeze kuri munota wa 11 tukiri kumwe. Uwo muntu w'agaciro ndagushimiye, nakagaruka isaha n'isaha turi kumwe. Murakoze.